Ubwene wapi ubushumira bumere nabi isuka imere nabi ahubwo ati ngo njyana aho badahinga ahubwo nageze Kigali sanga niho bavunika kurusha cyaro uduke twineza turusha byinshi by'inabi uduke twineza turusha byinshi by'inabi uwo mugari ni wowe uhimbye muze waraga ni ngewe undi munsi indi nkuru Legacy TV muri gahunda ya Better we share bibaye byiza twasangira kandi tugasangira ibyo dufite si ngombwa ko bibya mirenge kubera yuko uko byangana kose abantu yari imfura abantu iyo bifite mu mutima wo gusangira n'ubundi babisangira n'ubundi baca umugani w'ikinyarwanda ngo aho umwaga utari uruhu rw'urukwavu rwisasira batanu menya nibeshye muze niko bavuga cyangwa rw'imbaraga warwi urukwavu rumwe rwisasira batanu so ubundi buri abanyarwanda ntibakabya buri byavamo bivamo gute uruhu rw'urukwavu nawe reba urukwavu rungana hanyuma abantu batanu ngo barwisose uduke twineza turusha byinshi by'inabi uduke twineza turusha byinshi by'inabi uwo mugari ni wowe uhimbye muze waraga ni ngewe none se ni wabona ninde wawuhimbye na birutse mwumva abasaza bakera bavuga uduke twineza turuta byinshi by'inabi turuta byinshi by'inabi yego uduke twineza turuta byinshi by'inabi witwa nde muze basamye kare Pascal basamye kare amazina arankomakura iryo ryo rirandangije rinsobanurire izina basamye kare Pascal ndabyumvise ntabwo nari nabyumvise nigenurano sha umusaza hari ibintu yibajije uri imfura abandi wa kabiri ubone se kubera iki bakwise basamye kare ntabwo namye ukuntu umusaza yabitekereje kabisa iyo kubaza ngo niba gihari uzamubaza ariko simbi muzesi nyacitse vuba ariko ntajya kirahita acitse ubu yagiye utabimubajije yagiye ejo muri corona none se ufite imyaka ingana imyaka 40 ubu mu myaka 40 yose wabuzemo n'umunsi umwe kuko ngo wazamuzehe impamvu yakwishe ryaze kubera kenshi na kenshi ntago nakunze kwishira amago cyane yigiriye Kigali nkaza nkamara nk'ukwezi njya mu cyaro namara iminsi mike nkagaruka urebye Kigali niho nabaye nagiye nkunze kuba cyane ni ukubyirukira hehe rero yabyukiye mu cyaro amagana he mu karere ka Rulindo naje Kigali ndi mukuru ariko waje mu Kigali uri mukuru naje amashuri abanza nararangije nigumira mu cyaro ariko naje ndi umusore ufite nka 25 naje nkuze cyane umunsi wa mbere uzi Kigali byagenze gute muze Kigali se waje hari abantu kurikiyeyo ntabwo hajyana utazi se utafite umuntu wisunze ntabwo bishoboka ubu ni umusore mwabyirukanye arangira kuvuga ati sha wakwiziye Kigali ko nuko nyine turagenda byagenze gute ko yaracumbikiye nyine ajya abona akazi nkako ngako yitwa nde niba unamushimira uyimubwiye uwo musore niba wenda ari ibanga ryawe ntabanga yitwa Shimimana Bosco araza aje gusura ababyeyi ati nyamara Pascal ati ngiye buri uje nakwereka ukuntu cyane rwose araza uko yabivugaga umusobanurire gutera inkuru ubwo nyine yaraje avuye nk'Kigali sanga icyaro abwatumire gute nabwene wapi ubushumira bumere nabi isuka imere nabi ahubwo ati ngo njyana aho badahinga ahubwo nageze Kigali sanga niho bavunika kurusha cyaro si Kigali higwa mu mizigo ugira gute tujya ngo Kigali akazi keza dukora reka niho gukora akazi keza ukabameze gutya no kuvuga se ko kutasubiye yose niba nta kazi keza gahari aryohewe n'amafaranga ya Kigali nawe ngo nta kazi ke kutasubiye n'ubundi subira ariko none se wagize ngo rwo ndenze ukwezi ntabwo urenze ukwezi ahubwo ni ngenda nkamara nta mezi n'atanu ntagarutse ariko umukecuru niho ari tutamuzanye mu mujyi ngo nawe yumve iryo raha ntabwo byavamo ngomba kwicara agahinga akamenya kareba n'ayo matungo wowe ufite n'amatungo ahubwo beta wisheye turaza gusangira tu wabona ntagabanye byana bawuda no ese nuzi ko abakira bazitangiraga mu kabari bishimye n'umuntu mwasangije bavuga bati muhaye inka cyane rwose ntabwo bagabaga kera
baragabana sibyo ko ngubu wenda bagucika abantu barahindutse babaye ibisambo babaye ibisambo ariko abantu bakera bagiraga ubuntu barasabanaga nk'uko mubikoze nk'uko nguko ese abantu basabana nk'iki gihe ntabwo ari bakeya abasabana yego nyine barasabana ariko ukurikije ukuntu mbere byari bimeze ubu usanga abasabana ari bakeya ntabwo ari nka mbere urashaka ko nyibagiza storisha nuko bose barakubwira ati tujye Kigali ugenza mute ubwo nyine naraje ndapagasa nyine si ko ndapagasa bikanga ariko nawe arabyumva amahirwe yo gupagasa ratunani ntabwo dupagasa ngo bigende neza gafaranga wapi ntabwo nase muze ubu hari ukuntu ujya ugira gutya ugasimbukira ururindo ugasubirayo ukareba n'abana niho bari mu muryango ufite abana bangahe abana nabo niba bizajya bagakona simbizi ntabwo ndababona Imana yarabanyimye niba Imana izagira kabama sinamenya hari umufasha wenyine arahari abana wapi biranga bijya bicamo bikanga siko wigiriye Kigali ubona ko muzagerageza gukora undi mwana Kigali mba nahatinze ntabwo matinda Kigali ugiye guca udufaranga kugira ngo ujye kubahaye siko bimeze se ariko kubera Imana bizakunda ifite icyizere ko bizakunda harimo ikibazo harimo akabazo k'uburwayi ariko ufite icyizere ko bishobora kuzakunda bizatinda ariko Imana ishobora kuzabikora byose kandi ni kwiragiza Imana noneho buriya tuzagusura ku buryo bw'umwihariko mutuganirize na madamu ikibazo cyawe wenda dore baratwumva abantu baba batwumva ni benshi hari igihe abantu baba buriya mu kinyarwanda baravuga ngo ushaka gukira indwara agira gute kundusha imyaka arayirata sibyo hahandi nyine udatinya kuvuga ikibazo cyawe kubera yuko mu bukibwira haba hataburamo abanyabisubizo sibyo harimo uwagira amakuru kuri iyo ndwara cyangwa se akavuga ati ubivurije aha byakunda mbese ibintu nk'ibyo ngibyo iyo abantu bagize amahirwe yo kubimenya hari igihe abantu benshi baboneramo ibisubizo ni no gusangira nabyo biri mu gusangira kubera ko gusangira ntabwo abantu basangira ibyiza gusa no mu kinyarwanda abantu basangira ibyiza bagasangira n'ibibi urumva buriya ntabwo umuntu mwasangira urubanza rw'ibyiza rw'uko wenda wabyaje inka ngo wibagirwe ko mushobora gusangira wagize ibyago nabyo bibaho sibyo kuko twese turi muri iyi si nuko hanyuma wowe se minisitiri w'intebe izina ry'iramo urabizi minisitiri w'intebe keretse manje wa mugani nk'abitekerezo wa mugani ntabwo napfa guhita mbyibuka ako kanya none se umugabo witwa Edouard Ngirente ashinzwe iki mu gihugu ahubwo se minisitiri w'intebe aho bwangira ngo ahari bansarongo none se burya dukunda kwibagirwa cyane sinzi mu magambo y'impine ikigo cy'igihugu gishinzwe ubugenzacyaha cyitwa ngo igihugu ongera usubiriremo ikigo cy'igihugu gishinzwe ubugenzacyaha cyitwa ngo ubwo se siribo icyo ngicyo uragikoze kabisa umwe mu bahanzi bazwi mu Rwanda wo hambere yararirimbye aragira ati ifuni ibagara ubuntu burya ni akarenge n'inshuti nziza ntigenda ngo iheriyo ntawe ugira uwo akunda ngo abiyo gusa agira gutya akamusura iyo bagize ibyago barafatanya kandi bagira ibyiza ibyishimo bikarusha uwo mugabo uramuzi iyo ndirimbo itangira ngo ifuni ibagara ubuntu burya ni akarenge yitwa ntabwo muzi yitwa Rugamba Sipiriyani n'amasimbi n'amakombesha wigeze ubumvaho nagenda byuma muri radiyo witwa nde bashabize Karaveri rero beta we share ibyiza twasangira iyi gahunda wayibonye ari byiza kuba n'ababyeyi bacu baratubwiraga bose ati abantu nibaza baza mu rugo muze musangira ntuzaze urabima mu rugo ni amajya hese mu majyaruguru Nyirangarama mu majyaruguru mu majyaruguru Nyirangarama kuri Nyirangarama uwasuze ikirere uruhengeri rw'umurera ntabwo twe ni mu mujyi
hano ni mu mujyi. Ni nko mu mujyi. Ni ukuvuga ko mwebwe ikirera mutakizi. Ntabwo tukizi. Ndaje mu kiziga nabyumvise ariko nanjye ntacyo nzi mba ndimo ngerageza gufitira. Nuko wowe witwa nde? Njye nitwa Hakizimana Venuste. Hakizimana Venuste. Nawe ukomoka he? Nanjye nkomoka ku Rulindo. Rulindo? Abantu bose bari hano nabo mu majyaruguru. Ubu ngubu ntabwo twavuga ko mwironze. Oya ntabwo twironze. Mwarironze ubu mwese mwarimo mukorera ahantu hamwe niko bimeze? Oya. Ntabwo ariko bimeze. Mwava ahantu hatandukanye. Oya. Muri hamwe. Wasanga munaturanye. Rulindo no kuri Nyirangarama nibyo. Gahunda ya beta wishaya cyangwa se ibyiza twasangira nayo wibonye ite? Nayibonye ari nziza rwose, nanjye mfite ubushobozi nazambwira abantu kaza tugasangira. Wowe witwa nde musore? Nitwa Nshimiyimana Jean Marie. Nshimiyimana Jean Marie. Umva wowe ku bwawe ari muntu ki cyangwa ufite ubushobozi bw'igipimo kingana iki wabasha gusangira n'abandi? Yewe bitewe n'uburyo ninjiza n'uburyo nkora. Yewe nta kibazo uwo ari we wese twasangira. Ni ukuvuga ngo mbega muri make wumva ko ufite umutima wa kimuntu nawe akagombye kujya akora ibintu nk'ibi ngibi agahamagara bagenzi be bagasangira pe, kuko ibi bintu ni byiza nanjye ndabyishimiye. Nuko nta kintu mfite ahubwo najya mpamagara n'umuryango wanjye wose kigase n'abavandimwe banjye bose tugasangira. Ibi bintu ni byiza cyane. None se biterwa nuko umuntu ntacyo aba afite? Ntabwo biterwa ko nta kintu uba ufite, ahubwo gusa nuko mbega wa muco w'abantu ba kera twebwe bitewe nuko Kigali igenda duhindura byaracitse bikora bake. Kigali iraduhindura. Kigali iraduhindura. Kigali iraduhindura. Ite? Iduhindura mu mutwe no mu myambarire no hehe hose. Ugashiduka rero na wa muco wo gusangira nabyo mbega utakibigezeho. Ugashiduka mbega ubona buri wese ari nyamwigendaho ukwe nuko. Mbese Kigali irababwira iti ntagire umuntu umuha akawe n'akawe. Ora ntago ari Kigali bababwira, ahubwo abantu nibo babyibwiriza. Kigali iraduhindura, ihindutsemo abantu nibo babyibwiriza cyangwa ubwo mwe mugera Kigali mugahinduka? Twe tugira Kigali tugahinduka, ariko wumve yuko mbega ibintu bikora abantu bake cyane muri make. Kuvuga gusangira ntabwo ari iby'abanyakigali. Ntabwo ari ibintu by'abanyakigali barya bakinze abanyakigali. Ubona biterwa n'iki? Mbona biterwa no abesha bari nta bushobozi cyangwa se mbega nuko mba numva ari nta bushobozi abeshi. Abazi ko wenda yapanze utwo dukeya bakaba ari two akaba afite n'ubwana nawe ko tutari bumuhazi agahitamo gukinga. Ese wowe watumira umuntu mugasangira mutaziranye? Oyanjye ntabwo natumira umuntu tutaziranye ngo dusangire. Kubera iki? Kereka mfite icyo namucaho njye. Kereka mfite icyo namucaho kingasi tuziranye ahantu runaka. Naho guciyeho mu muhanda ngo ngwino dusangire. Kuri njye ntabwo bindimo. Nta bushobozi afite rwose ukavuga uti wowe ndabona ari cyo nkurushije niba utariye ngwino nanjye ngugurire pura y'ibiryo. Kereka umuntu tuziranye nzi imibereho ye nawe azi yanjye. Niho nagira guti niho navuga nti ngwino wabwiriwe dusangire. Naho se umuntu murahuye n'ubwa mbere ntumuzi nawe ntakuzi murahuye gutya ngo mujye guhita musangira. Ibyo bikora bake. Kase kwinjira muri no muryango ko twebwe dusangira n'abari bo bose babikeneye. Uyu muryango ahubwo nawishimiye. Ibi bintu nasanze ari byiza muri make. Mu by'ukuri nawe wasangira n'abandi? Nanjye nasangira n'abandi muri duke mfite, ariko Kigali nyine bitewe na bya bindi nakubwiye ko igenda iduhindura. Twamaze guheruka byararagiye. Ntabwo mwakwitorora? Kwitorora twakwitorora pe. Ariko wavuga uti wenda rimwe mu cyumweru cyangwa rimwe mu kwezi nagurira n'umuntu ipura y'ibiryo n'ubundi nta myaka. Yes.
aya rekera aho ngaho rekera aho ngaho niko muze wowe uko ubibona nubwo bwose Kigali byakomeye ubu rwose ushobora rimwe na rimwe kuvuga uti reka basi ntacyo nshobora kuba nagize icyo mbona mugenzi wanjye atagize icyo abona nkamuha ibyo bikora ndabikora usibye ko atari buri gihe bishobotse nshobora kubikora nka rimwe mu kwezi ibyo ni byiza kandi Imana izajya ibiguhera umugisha ndetse ahubwo bizajya binakugarukira mu buryo bumwe cyangwa ubundi nawe abandi baguhe cyangwa se unabone n'ibindi biraka byinshi hanyuma ugende wawe urasanga hariya ku iseta akambwira ngo tugende nk'umaze aka kantu nanjye nimba mbonye 200 ubwo nyine nanjye nzaza ndebe ukuntu nanjye naho undi muvandimwe nawe akabona mbese ubwo akabona nk'isabune gutyo byo kurya bakinze se abanyakigali ibyo bivuga abanyakigali se nuko nyine ni ya myumvire cyangwa ukagira gutya ukabona umuntu w'iwanyu mu cyaro aje kugusura i Kigali ugahita umubwira ngo simpari ngo nagiye mu ntara ari ukugira ngo ya myumvire mikeya nyine yo kudakurikiza ibyo abasaza ba kera batubwiraga ubundi abantu abasaza baratubwiraga ngo ubundi umuntu agomba kubaje ukamubwira mugasangira mukanaganira kandi urabizi ko muri Rwanda habagaho umunsi wo gusangira nigubaho ubwo rero niko bimeze rero wowe rero ubikuyemo somo ki bikuyemo somo ryiza gusangira rwose ni umuco mwiza muzawukomeze kuko nanjye mfite ubushobozi nanjye naza mbwira abantu tugasangira nibyo byiza muze iyo umuntu avuze ngo inshoberamahanga aba ashatse ko kuvuga inshoberamahanga ni ukuba wenda umuntu ari nta bushobozi aba afite wowe wumva inshoberamahanga ari wumva inshoberamahanga ari nyine ni uko uba warakoze uba warananiwe ukavuga ngo ibintu nzabishobora koko ni uko bimeze inshoberamahanga wumva bisobanuye inshoberamahanga mbega ni inshoberamahanga muri make ni inshoberamahanga ni ibintu byayobeye byashobeye amahanga cyangwa se abandi badashobora kumva cyane cyane nk'ibintu biba mu kinyarwanda udashobora gushyira mu zindi ndimi sibyo use wama nk'urugero rw'ikintu wumva abanyarwanda bihariye rwose udashobora gusanga ahandi wigeze utembera se ko wageze muri Kigali wigeze utembera ngo ujye no mu bindi bihugu urebe ukuntu mu bindi bihugu ntabwo nageze ariko i Kigali ndahari Kigali yose urayizi hamwe na hamwe ndahazi wagendera muri asanseri ntabwo nose ubushobozi buba buhari uzamuke muri cya kizu muri kiriya kizu kirekire ya kizu kirekire hari igihe nagiyeyo tujyanyemo ibintu wazamutse hejuru gute tuzamuka bakanda buto tuzamuka tugera hejuru si yo asanseri ni wayigiyemo ntayigiyemo ngewe tubonye kumanuka barongera barakanda turamanuka wakwikandira ukazamuka ntabwo nabishobora ngereka amande nabyiga ukiga kandi iyo barabibonye ntabibonye se wabikora umunsi umwe ugahita ubimenya kereka wabyize none se tapiru cya kindi iyo y'amayesikariye azamuka yo agenda nkayo mu kwamakuza yo wayagiye hariya uzamuka se kuzamuka nta kibazo nanjye ndazamuka atari ukurira atari ukugenda nyine uzamuka ugahagararaho kikagutwara si ibyo ngese nkubwiye nyine ko nagenda bagiye bakanda buto bakazamuka iyo nyine ni asanseri rwose biriya ni iterambere nabonye ari byiza ni iterambere kabisa uzagende gutya rwose ugende ntabwo uzagukomakoma uyinjizemo hanyuma ukanda uzamuka urebe ntabwo byashoboka utarabyize nugera hejuru wongera ukanda umanuka ntabwo byashoboka hari wakanda hatariho hari igihe wakanda hatariho urebe imibare
mbese mu gihe utazi n'uwo mubare wari ugomba gukanda utabuzi. none se wowe wagiye muri asanse? nagiyemo ariko ahantu hari habereye ubukwe iriya za Kacyiru. noneho umugabo wari utujyanye aza gukuramo ameza, noneho tuba tuzamukamo tunayimanukamo. wagiye muri nivo ya kangahe? ni hariya karindwi, ni hariya muri garasi, nuza nk'abamuntu uza hariya kuri Muhabura. niho twagiye uzamuka muri etaje ya karindwi iriya ya nyuma. ntabwo narebye hariya ariko nyine niho twazamutsemo kabisa. umaze imyaka ingahe i Kigali muze? nagezemo muri 1996. 96. usaziyemo pe. ufite abana bangahe? mfite abana 5. mwese mu muri Kigali? oya, bari mu cyaro. Bari iki sawa basize mu cyaro? nari gushaka kubashakira imibereho. cyangwa sha waje kugira ngo abakobwa b'i Kigali bazakurarure? kandi buri byumweru 2 ntaha. ibyumweru 2 urataha? kandi ubu umaze kuyaca amafaranga uyazamuka? iyo nagize amahirwe nkayabona nyine ubwo nyine nanjye ndagenda nkajya kubareba. nkajya kureba uko bameze. ibyo kabisa. hanyuma rero ubwo nyine hamwe na bagenzi banyu mujye musangira, hanyuma icyo mufite musangire n'abandi, kuko niwo muco mwiza ababyeyi bacu baturaze, kugira ngo dukure twaguke tunaguka hamwe n'abandi, tunakuza n'ibyo bintu byiza byose dukomora ku babyeyi bacu tuzanabirage n'abana bacu. Nese ni gute twaba tutagisangira, tutakizi ko musangira ubaho, ngo abana bacu bazabimenye? byava hehe? ntaho. murakoze cyane. Hamwe na Legacy TV rero mwese mwabibonye, twakomeje kuganira n'abantu batandukanye, twagiranye umunsi mwiza mu gusangira. kimwe nawe aho uri hose ushobora gusangira na mugenzi wawe ukeka ko hari icyo urushije, ariko sina ngombwa ko wakeka ko hari icyo umurushije. mushobora no gusangira duke mufite, umwe akazana 2 undi akazana 2 tukaba 4, mukadusangirira hamwe, bikaba byiza kurushaho, kubera ko umuco wo gusangira ni umuco mwiza. Better we share ni ikiganiro cya Legacy TV. Je nitwa Didi Wise, inyuma ya kamera hari Miguel. Twongere ni kwa 3 no kwa 5 turi kumwe kandi na Delicious Cafe, ni naho iki kiganiro kibera. ubwo nawe niba wumva wadukorera mu ngata, wabitwandikira hano munsi muri comment, kugira ngo dukomeze uyu muco utazacika. Ciao.